Ibintu birindwi byakurinda kanseri y'ibere. Kanseri y'ibere iza mu myanya ya mbere muri kanseri zihitana umubare munini mu bari n'abategarugori benshi, kandi ikaba ku isonga muri kanseri zibasira igitsina gore. Nubwo iyi kanseri ikunze kwibasira igitsina gore, ariko n'abagabo bashobora kuyirwara nubwo bitari ku rwego rwo hejuru. Kanseri y'ibere iravurwa igakira iyo ukurikiranwe hakiri kare, ugafata imiti neza kandi ugakurikiza inama ugirwa n'abaganga. Ku rundi ruhande ariko, murabizi kwirinda biruta kwivuza, bityo iyi kanseri ushobora kuyirinda ukurikije ibintu birindwi wakora mbere yo kuyirwara. Mu bintu birindwi wakora mu kwirinda kanseri y'ibere, icya mbere ni imyitozo ngororamubiri. Siporo ni ingenzi, by'umwihariko ku mabere y'abari n'abategarugori, ku mpamvu nyinshi zinyuranye kandi mu buryo buhoraho. Siporo zifasha mu gutuma ugira ibiro bikwiye, bityo bikakurinda umubyibuho ukabije, kandi ubushakashatsi bwerekana ko umubyibuho ukabije ari isoko ya za kanseri zitandukanye harimo n'iy'ibere. Imyitozo ngororamubiri itandukanye ituma amaraso atembera neza mu bice bitandukanye by'umubiri, kandi bikawufasha gusohora uburozi butandukanye mu buryo bworoshye. Siporo ituma imisemburo ikora neza kandi igakorwa ku rugero rukwiye, bityo ntihabeho ikorwa ry'umusemburo wa estrogen urengeje urugero. Iyo estrogen ibaye nyinshi mu mubiri, byorohera uturemangingo twa kanseri gukura no gukwirakwira ku buryo bwihuse. Siporo zitandukanye zose wakora, ukwiye byibuze kuzikora mu gihe kingana n'amasaha 3 mu cyumweru, ibyo byaba bihagije. Ni byiza gukora siporo kuko zifasha mu kwirinda kanseri y'ibere bitewe n'uko imisemburo ikorwa ku rugero rukwiye. Mu bintu birindwi wakora mu kwirinda kanseri y'ibere, icya kabiri ni ugusinzira bihagije nijoro. Gutinda kuryama mu ijoro, cyane cyane iyo uri ku rumuri, wenda amatara acanye, ufite telefone cyangwa ureba televiziyo, bigabanya ikorwa ry'umusemburo wa melatonin. Ibi bitera ibibazo bikomeye kuko umusemburo wa melatonin ufasha mu kuringaniza estrogen mu mubiri. Kuryama kare, byibuze ukaryama amasaha 7 cyangwa 8, bizagufasha kubona uyu musemburo wa melatonin uhagije mu mubiri. Mu bintu birindwi wakora mu kwirinda kanseri y'ibere, icya gatatu ni ukugira ibiro bikwiye. Mu miterere ya muntu, uko ibiro byawe byiyongera ni nako umusemburo wa estrogen nawo ukorwa ku bwinshi mu mubiri, bityo ni ngombwa kugira ibiro bijyanye n'uburebure bwawe. Mu bintu birindwi wakora mu kwirinda kanseri y'ibere, icya kane ni ukugabanya alcohol ufata. Ubushakashatsi bwerekanye ko ku gitsina gore, banywa inzoga zisembuye hejuru y'amacupa 3 ku munsi baba bafite ibyago byo kurwara kanseri y'ibere byikubye hafi 2 ugereranyije n'abatanywa inzoga. Niba usanzwe unywa inzoga, ni ngombwa kuzireka cyangwa kuzinywa mu rugero, wenda icupa rimwe ry'inzoga byibuze nturirenze, cyangwa se akarahuri ka divayi. Mu bintu birindwi wakora mu kwirinda kanseri y'ibere, icya gatanu ni ukurya shokora z'umukara. Shokora z'umukara zizwiho kugirira akamaro gatandukanye umubiri kurusha ubundi bwoko bwose bwa shokora. Ubushakashatsi bwerekana ko izi shokora z'umukara zifite ubushobozi bwo kurwanya uturemangingo twa kanseri, bivuze ko zirinda gukura no gukwirakwira kwa kanseri mu mubiri. Kurya izi shokora z'umukara bizagufasha kwirinda kanseri y'ibere n'izindi,
by'umwihariko binakuzanire izindi ntungamubiri zitandukanye. Mu bintu 7 wakora mu kwirinda kanseri y'ibere, icya 6 ni ugufata folic acid. Folic acid cyangwa vitamine B9 yitwa nanone folate, bityo kutagira iyihagije mu mubiri bishobora gutera imikorere mibi y'uturemangingo fatizo DNA. DNA zangiritse zishobora gutera kanseri, bityo iyi folate iboneka ari ukuriye folic acid mu biribwa biyikungahayeho. Folic acid iboneka cyane cyane mu mashaza, ibishyimbo, epinari, avoka, amasaka, ndetse hari n'ibinini by'inyongera ibonekamo muri za farumasi. Ku munsi umugore cyangwa umukobwa akenera mikorogarama byibuze 400 za folic acid. Mu bintu 7 wakora mu kwirinda kanseri y'ibere, icya 7 ni ukurya indyo yuzuye. Indyo yuzuye kandi irimo intungamubiri zose ifasha umubiri mu mikorere myiza, bityo ni ngombwa kwirinda ibiryo birimo uburozi cyangwa byangiza umubiri. Mu byo urya ni ngombwa gushyiramo imboga zihagije, by'umwihariko izikize kuri carotenoids ifasha umubiri mu gusohora uburozi butandukanye. Imbuto zisa orange cyangwa umuhondo nizo zikungahaye cyane kuri beta carotene ifasha mu kurinda ibyago byo kurwara kanseri y'ibere. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye, kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane, bityo ubaye hari icyo wifuza kutubaza, hari icyo wifuza kudusobanuza, cyangwa hari icyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.